ngaha turaje nyagasani, twitabiriye ingoma y'urukundo kuko dukunda byahebuje. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru gitagatifu, tariki 25/2024. Isomo rya ibitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe 42 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Uhoraho aravuze ati, dore umugaragu wanjye nshyigikiye, intore yanjye inyizihira, namushyizeho umwuka wanjye, azagaragariza amahanga ubutabera. Ntazasakuza kandi ntazatera ijwi hejuru, ntazumvikanisha ijwi rye mu mayira, ntazavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumbi igicumbeka, kandi nta kabuza azagaragaza ubutabera. We ntazigera acogora cyangwa ngo acike intege, kugeza ubwo azaba yamaze gukwiza ubutabera ku isi n'ibirwa bitegereje amategeko ye. Nguko uko avuze Uhoraho Imana, wowe waremye ijuru, akaribambika, akarambura isi n'ibiriho byose, ibimeraho akabiha guhumeka, agaha n'umwuka abayigendaho bose. Ni jye Uhoraho wakwihamagariye, nkurikije umugambi wanjye, ngufata ikiganza ndakwizigamira, nkugenera kwemararira isezerano ry'imbaga no kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo uhumure amaso y'impumyi, uvane imfungwa mu nzu y'imbohe, kandi ukure mu munyururu abari mu mwijima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 27. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhoraho n'urugero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Igihe abagira nabi bari bampagurukiye kugira ngo bandye mbona, abo banzi banjye bandwanya, niba ahubwo badandarirana bakitura hasi. Kabone naho igitero cyose cyaza kigashinga ingando kinyibasiye, umutima wanjye ntabwo wagera na busa, naho intambara yarota nakomeza kwizera. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigire Uhoraho, ukomeze umutima w'intwari, rwose wiringire Uhoraho. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu agaruka i Betaniya, aho Lazaro yari yarazuye mu bapfuye yabaga. Bahamuzimanira ibya nimugoroba. Marita niwe waherezaga, naho Lazaro ari mu basangira nawe. Nuko Mariya areba inshuro y'amavuta y'umubavu w'ukuri kandi uhenda cyane, ayasiga ibirenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, maze umubavu utama mu nzu yose. Nibwo Yuda Isikariyote wo mu bigishwa be wari ugiye kumugambanira, avuze ati, nguriya mubavu wajyaga kugurwa amadenari 300 agahaga abakene. Upfuye iki? Ibyo ariko ntiyabivugiraga ko yari ababajwe n'abakene, ahubwo nuko yari umujura. N'ubundi niwe wari umubitsi, akajya yiha ku byo bamubikije. Nuko Yesu aravuga ati, nimumwihorere, kuko umubavu ubikiwe umunsi wo kunshyingura mu mva. Abakene bo muzabahorana, ariko njye ntimuzamporana igihe cyose. Nuko imbaga nyamwinshi y'Abayahudi iza kumenya ko Yesu ari aho ngaho. Nibwo baje ariko batazanywe na Yesu gusa, ahubwo bashaka no kubona Lazaro yari yarazuye mu bapfuye. Nyamara abatwara abaherezabitambo bajya inama yo kwica na Lazaro, kuko yatumaga Abayahudi benshi babacikaho bakemera Yesu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, urukundo rw'Imana buri munsi. Turi mu cyumweru gitagatifu, tugeze ku wa mbere. Nyagasani agiye gutwibutsa ko dukunda. Erega cyabo kajya wamugarura. Nanjye nawe dutegetswe natwe gukunda Nyagasani. Uko tuzagenda tuvuga ku rukundo muri iki gihe cy'icyumweru gitagatifu, maze twongere turebe natwe uburyo dukunda Nyagasani. Iyo shinga gukunda ntiyabura mu buzima bw'umukristo. Iyo shinga gukunda ntiyabura mu rugo. Iyo shinga gukunda ntishobora kubura mu bana b'Imana aho bateraniye, kuko hari urukundo n'umubano, aho niho Imana ibiri. Ivanjili ya Yohana umutwe wa 3 umurongo wa 16 batubwira ikiganiro cya Yesu na Nikodemo. Uburyo baganiriye hari nijoro, baganiraga kuri batisimu ariko iganisha ku rukundo, batubwira uburyo Imana
itavuze gusa ko ikunda abantu, ahubwo yanakoze n'igikorwa. Icyo gikorwa ni ikihe? Imana yakunze abantu bari mu isi kugeza n'ubwo yohereje umwana wawe w'ikinege Yezu Kristo kugira ngo acungure abantu. Amen. Nawe umukristo muvandimwe, icyo kiganiro cyazwe na Nikodemu kiratuganisha amasomo y'uyu munsi kugira ngo nawe uze kumva ko niba hari umuntu ukunda, ntabwo ari kumubwira gusa, ntabwo ari kumubwira ati ndagukunda ukirwa ubiririmba, ukirwa ubivuga umunsi wose. Ntabwo ari ibyo, ahubwo se hari ikintu ujya umuhereza. Guhereza ikintu umuntu ukunda ni ikimenyetso cy'uko nyine umukunda, nk'uko n'Imana nayo itabivuga amagambo gusa, ahubwo ikabishyira mu bikorwa. Anacyo turi kuzirikana muri iki gihe cy'igisibo kituganisha kuri Pasika, ukuntu Imana yaduhaye kado iryoshye cyane, kado y'umwana wayo w'ikinege Yezu Kristo. Nawe rero amasomo y'uyu munsi nanjye aratubaza, uwo ukunda umuhereza iki ubundi? Nihe kado nziza kandi ihenze kandi iryoshye wahereza umuntu ukunda? Ngiyi intego remezo tugiye kuzirikanaho uyu munsi igira iti, impano nziza wahereza uwo ukunda. Iyo kado uyitegura kugira ngo urebe uwo muntu ukunda uze kuyimuha. Kado nziza. Muri iki cyumweru gitagatifu Yezu ari gusezera kuko agiye kudupfira. Iyo umuntu ari hafi kugenda, agenda asezera ku nshuti ze. Turaza kumwumva yageze i Betaniya agiye gusezera ku nshuti ze. Isomo rya mbere, igice cya kabiri cy'igitabo cy'umuhanuzi Izayi, kizatugezaho indirimbo enye z'umugaragu w'Imana ubabara. Uwo mugaragu w'Imana ubabara arashushanya Yezu Kristo wababaye akadupfira akanazuka. Uyu munsi rero twumvise indirimbo ya mbere, umugaragu wanjye nshyigikiye, intore yanjye nyizihira, mushyizeho umwuka wanjye. Amen. Kutazavuna urubingo rwarabiranye bishatse kuvuga kudahutaza, la non violence, kuko nyine azanye amahoro. Uwo mugaragu kandi ntazanye ifumbi gicumbeka, birerekeza cyane cyane ku cyizere azanye, icyizere cy'ubuzima, l'espérance. Nuko rero akaba umwami w'ubutabera n'amahoro, umwami dusanga tugasusuruka akadusana. Iyi ntore nyagasani rero ije twageranya n'amazina dukunze kuvuga mu Kinyarwanda, imfura. Iyi ni Imana y'u Rwanda. Iyo ubonye umuntu mwiza uravuga uti dore Imana y'u Rwanda. Twumvise n'ubutumwa bwe ko ari ugukwirakwiza inkuru nziza kuba urumuri rw'amahanga. Turaza kumva ko kuvuga ko uri umuntu mwiza bidahagije, cyangwa kubwira umuntu ko ari mwiza bidahagije, ahubwo kuba umuntu mwiza. Ni nayo ntero muri ibyo Zaburi turarikira kuvoma ku Mana ubwo bwiza, uhora n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Amen. Iyo ya Mana y'u Rwanda ngo wa muntu mwiza. Ni koko bakristo bavandimwe, natwe tubize kare mu buzima busanzwe, umuntu wese ukwizihira nawe ntacyo wamwima. Uremera ukarya ideni mpaka wamwakiriye neza. Akamvugo igira iti, umushyitsi muhire akurisha imbuto. Mu ivanjiri y'uyu munsi naho turumva intore ya nyagasani Yezu Kristo, uwo turangamiye muri iki gihe cy'igisibo uzatugeza kuri Pasika. Wa mushyitsi muhire twumvise anyarukira i Betaniya kwa Lazaro, Marita na Mariya, akagubwa neza, akakirwa neza. Noneho uyu munsi byabaye akarusho, akamvuga igira iti, aho ugiye bakakwakira neza, icyo nicyo gihugu cyawe, ako niko karere kawe, aho niho iwanyu. Muri ivanjiri rero Mariya aradufasha kuzirikana kuri iki kibazo ngo twakomeje gukibaza, nihe mpano ihenze naho umukunzi wanjye. Mariya turamwumva arishimira guha Yezu ikintu gihenze, ariko Yuda araza kwijujuta. Reka dusuzume imitima ibiri, harimo umutima wa mbere wo kwitanga ndetse n'ubugugu. Uwo kwitanga n'uwa Mariya, ubugugu n'uwa Yuda. Mu buzima busanzwe tugira ibihe byinshi byo kuryoshya ubuzima, guha bagenzi bacu impano, inshuti zacu, ababyeyi bacu, abana bacu, abo dukunda, abadukunda, igihe baje kudusura nk'uko Yezu aje i Betaniya, kwizihiza isabukuru, iminsi mikuru, guhimbaza yubile, guhimbaza iminsi y'abazina bacu batagatifu, ndetse yewe n'igihe cy'ibyago tugira uburyo dufata abavandimwe mu mugongo, ushobora no kumuha kado, gusezeranaho, mbese ibirori bitandukanye. Buri wese aharanira gushakisha icyashimisha cyangwa cyahoza akababaro k'umukunzi we. Babyeyi, siko bimeze? Nawe ukomeze ubitekerezeho. Mariya na Yuda bari ku mpande ebyiri zitandukanye. Birashoboka ko bataza guhuriza hamwe, kuko umwe ari ku ruhande rwiza, undi ari ku ruhande rubi. Umwe ari ku ruhande rw'ibintu, undi ari ku ruhande rw'ubuntu. Mu gihe ibitekerezo bya Mariya biri ku muntu w'agaciro, ibya Yuda byo biri ku bintu. Mariya we arashaka kurutisha umuntu ibintu, atwereka agaciro k'umuntu, inshuti yawe, umuntu ukunda, inshuti yawe magara,
agaciro ka Yezu umukunzi we. Mu gihe twumvise ibitekerezo bya Yuda biri ku mafaranga, ibintu, ubukire, kwita ku bantu bya nyirarureshwa kandi atari byo, nari ngiye kuvuga ngo umutwe wa Yuda uri mu nda, wimukiye mu nda. Ibitekerezo bye nyine byamanukiye mu nda, nyine ari gutekereza aganisha mu nda. Mu gihe Mariya ibitekerezo bye biri mu mutima, nyine ari gutekereza kimuntu. Ibaze nawe kuba nka Yuda, aho gutekereza ku bantu, ku bugeneza bw'Imana, nawe ubereye mu bintu, uri muri bizinesi zawe n'ahandi henshi cyane. Aha noneho Yuda we ararutisha ibintu umuntu, nta gaciro ka Yezu afite. Tekereza nawe Yuda wabanaga na Yezu, akaba kugeza iki gihe ataramenya agaciro ka Yezu. Ba Mariya na ba Marita baje gusurwa inshuro imwe, akaba bagiye kumenya agaciro ka Yezu. Akabya bindi ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera kubana na Yezu ariko utamuzi, utaza agaciro ke. Kandi byaba kuri Mariya ibintu bituma ahura n'Imana, bituma amenyana n'Imana, abikoresha asanga Imana, abikoresha ashakashaka Imana. Naho kuri Yuda ni ikinyuranyo, ibintu we arabikoresha ahunga Imana, arabikoresha azana ubuhakanyi, ubugambanyi butabuze hafi aha ngaha. Mbese kuri Yuda ufite agaciro kuri we ni ibintu, ni amafaranga. Naho gutekereza kuri Yezu shwi. Nihe mpano waha umukunzi wawe? Mariya aratumurikira uyu munsi, yongera twibutse impano ikomeye twaha Yezu. Twibukiranye ko na Yezu arabyivugiye ko aya mavuta ari kumusiga umubavu werekeza kumva, uko azasiga umubavu kumva. Ibi rero bikazaganisha nanone ku mbabazi Yezu azaha Mariya, akamubabarira kuko uwababariwe byinshi akunda nanone cyane kurusha ba Yuda. Nyine birumvikana, byumvikane Yuda ntarababarirwa, kuko yakize ko ababariwe yari gukunda cyane nawe agakunda Yezu. Umuntu ukunda wamuha iyihe mpano? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rw'umugabo n'umugore ngo bari babanye bafite n'abana. Nuko igihe kimwe kiza kugera umugabo ngo yari afite akazi gakomeye cyane, ku buryo yajyaga aza mu rugo aje kuryama, nako aje kubyuka, kuko bishoboke ko yazaga mu gicuku akaza no kuzinduka mu rukerera ntawe umubona azindutse ku kazi. Ingengabihe yiwe yari ukurangiza akazi yarashinzwe, yarangiza akagorobereza mu ikabare, yumvikane kugeza saa sita z'ijoro. Nyine nirize kuvuga mu gicuku hato kitaza kumucukura. Nuko bikarangira atashye mu rugo iwe agiye kubyuka. Nuko igihe kimwe kiza kugera ngo abana baza kubwira nyina bati, mama tubabarire turabigusabye, twereke ifoto ya papa birabiduhagije. Birumvikana nyina ntaho yari kwikura. Urumva umuntu wazaga mu gicuku sakaza kugenda n'ubundi hatarabona abana bakiryamye, iyo foto nyina yari kwikura he? Mbega umuzi w'ibuye. Bishoboke ko mu rugo naho atarahazi neza uko bikwiye. Umunsi umwe rero bya bintu by'uko mutindi yanitse ntiriva, wa mugore aza kugira cya ahura n'ibyago, ararwara, araremba, ajya mu bitaro. Ngo wa mugore ageze mu bitaro araremba pe, ariko umugabo we akajya amugemurira. Nuko agakodesha indege, agashyiramo ibiribwa biryoshye cyane n'ibinyobwa biryoshye cyane by'agaciro gahambaye nk'umugore koko, akabyuruza indege, ubundi abakozi bakabimushyira. Nuko akamuhereza n'amafaranga menshi nk'umuntu uri kumusura. Igihe cyaje kugera, wa mugore araremba neza neza, ari hafi gupfa. Nuko muganga wamwitagaho amaze kubona ko umugabo we nta na rimwe aramugeraho muri iyo minsi yose amaze muri ibyo bitaro, nuko amutumaho aramubwira ati, baduka vuba na bwangu urebe ku mugore wawe bwa nyuma mbere yuko yitahira. Wa mugabo kuko abyumvise afatwa n'ikiniga, ako kanya n'igitaraganya, noneho areka ya mirimo yakoraga ajya gusura umugore we aho ngaho nyine ku bitaro. Byumvikana agiye kumusezeraho, amuboneho bwa nyuma, mureho bwa nyuma, niba aza kumusanga akiri muzima simbizi. Nuko wa mugabo akubise umugore w'amaso, byumvikane ashobora kuba yarabonye za ngemu zose yajyaga amugemura ziteretse aho ngaho, ya mafaranga yuzuye kuri telefone biteretse aho ngaho. Wa mugabo atangira kurira bikomeye cyane no kuboroga, arizwa nuko umugore warembye agiye gutaha. Akajya yibaza uburyo byibuze umugore yamubwira n'ijambo rimwe basi rya nyuma, akabibura. Nuko arakomeza arira, ari kugenda amuhendahenda, ariko umugore atakiri kuvuga. Wa mugabo atangira kwicuza bikomeye cyane impamvu byibuze ataje no kumusura, dore ko mu rugo atanamuvugisha kuko nyine yazaga yaborewe, yasinze, kaza kurangira aje kwiryamira gusa, ntazigire n'ikiganiro kimwe agira n'umugore we.
nuko aho ngaho ku buriri naringiye kuvuga bw'urupfu de la mort, wa mugabo akomeza guhendahenda umugore we. Nuko byari n'ibyuko Nyagasani atiburira, igihe kiza kugira Nyagasani agira cya akora igitangaza, yumva wa mugore aravuze ati tuganire. Wa mugabo neza neza ibyishimo biramusaga ko umugore amubwiye ati tuganire. Nuko baratangira baraganira, koko baraganira bishoboke ko ashobora kuba ari kumusezeraho, bakomeza baraganira. Muri icyo kiganiro umugabo yaboneyeho none aramubaza ati madame mbabarira umbwira icyo nagukorera mu minsi tugifitanye ubuzima twembi. Nuko ngo umugore aramubwira ati tujye tuganira. Birangira aho ngaho, ntabwo nifuza ukuntu ikiganiro cyakomeje n'uburyo umugore yaje gukira, bakomeza baganira n'umugabo. Noneho umugabo yaje guhinduka, akajya ataha hakiri kare, akajya gukaza ariko agataha hakiri kare. Bishoboke ko atongeye gusubira y'ikabare, aho agataha kare bakaganira nabo mu rugo. Ikiganiro tuganire, icyo wahereza umugore wawe agakira ni ikihe? Icyo waha uwo mubana agakira ni ikihe? Nyuma y'iki kiganiro cy'uyu mugabo n'uyu mugore kiza kumukiza kikamuvana mu bitaro kikamusubiza mu rugo, reka turebere hamwe ibintu 4 twakorera abo dukunda. Icya mbere ko tumaze kubizirikana, ikiganiro, le dialogue. Burya umuntu ukunda umubonera umwanya, la disponibilité, kumushobokera, kumubonera umwanya, kumubonera ikiganiro mukaganira. Burya abantu babiri baganiriye bituma bagira ibitekerezo byinshi cyane, bagapanga, yewe nubwo baba bari mu bukene inzara, ariko iyo baganiriye babona ibisubizo, barakira, babona umuti w'ikiganiro. Mubyeyi ahora cyangwa ufite mu rugo rwawe, mugabo umuti w'ikiganiro urawuzi? Wasanga utawuzi, ari matière non vie mu rugo rwawe, kandi byaba mukamuherutse kuganira mukirambazizanya gusa, ikiganiro kikaba giherutse mu rugo rwanyu, umwe ari iwabo undi ari iwabo. Mutagatifu Agustina wavuze ati ntukabure ngo wabuze umwanya wo gusura umuvandimwe, wo kuganira n'umuvandimwe, wo gufasha umuvandimwe. Icyo wabuze ni urukundo. Kubura urukundo, iyo ufite urukundo uganira n'umuvandimwe, niyo mutajya muganira umenye ko nta rukundo ugira. Umukunda iki se nyine? Wagiye se ngo niba utamukunda hari icyo wamwihera? Icya kabiri twazirikana ni uwo mwanya nyine, wasanga nawe urimo uwo muganga azatumiza ati ukunda umugore wawe, umugabo wawe agiye gupfa, kuko wataye urugo, wataye inshingano z'urugo, wataye abana, wataye umugore, wataye umugabo, wataye bushinzwe. Bikazarangira nawe uzaza uhuruye aho guhura, bikazarangira uje gutaba aho gutabara. Icya gatatu twazirikana ni abagore benshi muri ino si bahangayitse, barwaye indwara z'imitima kubera abagabo babo bagenda babakanga, babahoza ku nkeke, batabavugisha, babaye nk'abayuda. Abagabo nk'abayuda nk'aba ngaba bashakisha gusa amafaranga, ariko bakibagirwa icy'ingenzi mu rugo, igihenze mu rugo, kuganira n'abo ushinzwe mu rugo. Nk'uko ushobora gukunda ibintu, ugakunda akazi, ugakunda amafaranga, ugakunda ikabare, ugakunda inzoga, ugakunda indaya n'ibindi byinshi cyane, ariko ukaza kwibagirwa umugore wawe, umugabo wawe, umwana wawe, uwo mubana. Ntuzigere umubonera umwanya. Ndifuza ku bwa 4 gusoreza ku ijambo bita sheri. Sheri ni ijambo dukunze gukoresha kenshi, ndetse bamwe bakarikoresha nanjye kuvuga nabi, bishakiramo inyungu n'amaronko. Ariko sheri ni ntera y'ikilatini ivuga ngo carus cara carum, bikavuga ngo ikintu gihenze, précieuse, cya kintu nyine ukunda, noneho wakwemera ukagurisha n'ibyo utunze ariko ugakibona. Dukunze kumva abagabo, abakobwa, abasore, abagore bita abo bakunda ngo sheri. Buri gihe cyose ugasanga izina sheri ahubwo byahindutse izina bwite. Umugabo w'umugore, niba wita umuntu sheri ariko utamukunda, navugaga ukunda ibintu kumurenza, iryo zina rya sheri ryibagirwe. Aho ngaho meze nka Yuda nyine. Niba umuntu nawe mu mutima urabizi ko umurutisha ibintu, warangiza ukamwita sheri, aho si ukubeshya. Nta bundi bugambanyi burenze ubwo ngubwo buri ku rwego rwa Yuda. Buriya Mukristo muvandimwe, umuntu ukunda ntumubeshya, ntumwiba, ntumusambanya, ntumuca inyuma, ntumuburira umwanya. Turasoreza ku mwitozo w'umunsi wo kuza kureba nawe mu buzima bwawe umuntu ukunda, maze kureba kado akeneye wamuha. Kuko akenshi dukunze guha abantu kado twebwe dukunda, aho kugira ngo duhe kado ikenewe kubo dukunda. Kado y'ukunda ugomba kureba ikintu akeneye, byumvikane icyamufasha kurangamira Imana, akarangamira ijuru, akarangamira Yezu nka Mariya.
impano wahereza umukunzi wawe. Yezu, hari aho nagiye nkukunda gakeya. Yezu, hano nagiye nkwirukana iwanjye kubera gukunda ibintu, ukunda amafaranga, ukunda akazi, ukunda iby'isi. Nuko Yezu mwiza, sinkubonera umwanya. Uyu mwanya nongeye kugarukira ubwiza bwawe kugira ngo unyongerere urukundo, unkomeze mu mutima mwiza wo kugukunda wowe wenyine. Yezu mwiza, mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Niyemeje kuba uwawe, naje ngumva